birenze ibyo abandi bantu bareba, abareba ibigaragara, kuko abareba ibigaragara ibyo ngibyo nibyo babona nyine. Elisha arangije ngo umugaragu araza aravuga ngo databuja, haje ingabo nyinshi ziruteye, aza kutsa umutima, aza ahangayitse. Reka mvuge ngo ubuhumyi ubwabwo bugaragaza ishusho y'umwijima, umwijima nawo ugahagararira ubwoba. Uyu mugaragu wa Elisha kubera ko yari impumyi mu buryo bwo mu mwuka, yarebeshaga amaso y'ibigaragara. Amaso yacu adutera ubwoba ibyo tureba, kuko ibyo tureba rimwe n'imwe twibwira ko bidashobora guhinduka. Iyo umuntu areba ubukene abona azabamo iteka ryose. Iyo umuntu abona uburwayi, umwijima w'ubwoba umubwira ko azanapfa. Iyo umuntu areba urwango, umwijima w'ubwoba umubwira ko atazigera akundwa. Ariko nagira ngo mvuge ngo amaso y'umwuka ni yayandi areba agahinguranya, agatobora n'ibiri hakurya. Imana ishimwe cyane. Niko kwizera kugukura mu gika kimwe kukakugeza mu kindi. Mose afite kwizera, yarebye inyanja ayirebesha amaso y'umubiri, arangije arashiftinga yimuka mu maso y'umubiri, yibuka ko intambara arwana n'urugendo arimo urugendo rwo mu mwuka, atangira kurebera inyanja mu maso yo mu mwuka. Atangiye kuyirebesha amaso yo mu mwuka, kuko mu maso y'umubiri yari amaze kubura inzira, yabonaga mu maso y'umubiri yabonaga ari inyanja. Mu bitekerezo bye ntabwo yigeze atekereza ngo yibuke ko inyanja ibasha guhinduka inzira. Ariko akuye mu maso yo mu mubiri agiye mu maso yo mu mwuka, yagize kwiza, kuko amaso yo mu mwuka dukonegita n'Imana, aduhuza n'Imana, adushyira mu bushobozi bw'imbaraga z'Imana. Haleluya! Kwibuka ko Imana yacu ubwayo ishobora byose. Afunguye amaso mu mwuka, umugaragu w'Imana Mose yatangiye kubona inyanja, ibonamo inzira. Yabonye hakurya y'inyanja, yabonye ubuzima bwambuka bwinjira mu gihugu cy'i Kanani, mu masezerano Imana yabahaye. Bituma ashira ubwoba, bimwemeza ko inyanja itabasha kuvaho. Arebera ibitangaza mu isi yo mu mwuka, aho abandi babonaga urupfu. Abandi b'Isirayeli bari bari kumwe bamubajije ikibazo, bamubwira ngo mbese niki cyadutumye udukura muri Egiputa? Muri Egiputa ntamva zabagayo. Iyo hari umwijima, amaso yacu areba mu buryo bw'umubiri, tureba ubwoba, tureba nongeye kubasuhuza bavandimwe. Fashe uyu mwanya kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima wanjye. Nejejwe cyane no kugira ngo dusangire iri jambo. Amazina yanjye nitwa Pastor Lambert Museveni. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riboneka hano mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 6. Uhereye ku murongo wa 16 haranditse ngo, aramusubiza ati witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. 17 nuko Elisha arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze muhumure amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore, arareba. Abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisha. 18 Zangabo zigezeyo, Elisha yinginga Uwiteka ati, ndakwinginze humura amaso huma amaso y'izi ngabo. Uwiteka aherako azihuma amaso nk'uko Elisha yamusabye. 19 Elisha arazibwira ati, iyi si yo nzira kandi uyu si wo mudugudu, nimunkurikire ndabageza ku muntu mushaka. Nuko azijyana i Samariya. Imana ishimwe. Ndagira ngo tuganire dushingiye kuri aya magambo twumvise. Uyu munsi nishimiye kugira ngo tuganire amaso y'umwuka. Dukeneye kugira amaso y'umwuka. Amaso ntabwo abereho kureba gusa, ahubwo abereyeho no kuyobora destiny yacu, kuyobora umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Icyo umuntu areba nicyo kimuyobora. Amaso y'umwuka rero ni amaso areba mu bundi buryo butandukanye n'uko aya maso y'umubiri areba. Mu magambo make, amaso y'umwuka ni amaso yo kwizera. Dukeneye kugira ngo tugire amaso y'umwuka.
iyo umuntu areba abasha kuba yagenda hagenda ntasitare cyangwa ntashidikanye, kubera ko icyo ubona nyine ntabwo ubasha kugishidikanyaho. Kenshi na kenshi rero mu isi yo mu mwuka hari ibintu biriyo, kandi ibyo biri mu isi yo mu mwuka nibyo dukeneye cyane kurusha ibigaragara, kuko ibigaragara byavuye mu bitagaragara nk'uko biri bisobanura. Bibiliya ivuga ko ibigaragara byose byavuye mu bitagaragara, ariko uwabishyize mu bigaragara abikura mu bitagaragara yarebaga ibyo arimo gukora. Uwo ni Imana Data. So icyo Imana igiye gukora rero n'icyo ishaka gukora umwana w'umuntu, yifuza kuba umufatanyabikorwa no kugira ngo asobanukirwe umugambi w'icyo Imana irimo gukora. Reka nsubire inyuma gato muri iyi nkuru nk'uko twe turimo gusoma. Iyi ni inkuru y'umugabo bita Elisha. Elisha ngo igihe kimwe aterwa n'ingabo z'Abasiriya. Ntabwo ninjira mu nkuru deep ngo ngende mvuge detaye kubera umwanya, ariko ndashaka kuvuga uburyo ngo ingabo z'Abasiriya zaje gutera Elisha. Elisha ngo umwami w'Isiriya mu nkuru bivuga uburyo ngo yajyaga ajya ategura umugambi wo kuza gutera muri Isiraheli, ngo maze Elisha akabimenya akiri kumurere cyangwa se kumurera ku buriri bwe mu cyumba cye, akamenya plan n'imigambi bateguye y'uburyo bagiye gutera mu gihugu cya Isiraheli. Noneho ngo Elisha ngo akatuma ku mwami wa Isiraheli akamubwira ngo dore Isiriya ingabo zaho zizazamukira runaka, nimwitegure kugira ngo muzajye kubakumira kugira ngo bataza gutera ibitero. Ngo biba kenshi mu buryo butandukanye. Bigaragaza uburyo umwami wa Isiriya ngo ateranya abasirikare n'abantu be, arabaza ngo ni uwuhe mugambanyi dufite hagati muri twebwe. Ngo umuntu umwe aramubwira ngo nyagasani, nta mugambanyi dufite muri twe, ahubwo muri Isiraheli hari umugabo w'Imana witwa Elisha. Ibyo dutegurira ahangaha abibona ari iwe. Umwami w'Isiraheli aravuga ngo uwo muntu ni muntu ki? Mugene munzanire uwo Elisha. Basobanuza ahari aho yari atuye. Ngo nuko Elisha baramusanga, yari atuye ahantu mu mudugudu bita Idatani. Baramusanga ngo bajye kumufata. Umwami yohereza ingabo nyinshi cyane. Ni ukuvuga ngo mu magambo make Elisha yarabonaga, yari afite amaso yo mu mwuka. Iyo dufite amaso yo mu mwuka tureba ibyiherere cyangwa byihishe. Imana yakoresheje Elisha wenyine kugira ngo akize igihugu cya Isiraheli, kuko yari afite amaso yo mu mwuka. Iyo ufite amaso yo mu mwuka ubasha kugira imbaraga zibasha gukora ibindi bintu abandi bantu bazirebesha amaso yo mu mwuka batabasha gukora. Uyu Elisha rero yari afite amaso yo mu mwuka, akamenya imigambi n'imitego yose Isirayeli yitegura kugira ngo ibashe kurwanya no kurimbura Isiraheli. Imana igakoresha Elisha warebaga, wari ufite amaso yo mu mwuka abona. Imana ishimwe cyane. Ntabwo byorohera Imana gukoresha umuntu udafite amaso yo kwizera, amaso yo mu mwuka areba ibitagaragara mu buryo bw'umubiri. Imana inezezwa cyane no kugira ngo tugire amaso yo mu mwuka, kuko Imana ubwayo ni umwuka, n'abayisenga bayisenga mu mwuka. No kwizera ni mu buryo bwo mu mwuka, kuko kwizera Bibiliya iravuga uhereye ugiye mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 havuga ngo kwizera ni ukumenye neza udashidikanya yuko ibyiringirwa bitazabura kubaho. Kumenya neza udashidikanya, yani ni ukuvuga ngo ni ukureba ibyo bintu ukaba utabyitiranya. Elisha yari afite imbaraga zo gusobanukirwa ibintu atabyitiranya, yarabireba. Izo plani yo zavuga. Kandi icya kabiri, kureba amaso yo mu mwuka. Iyo umuntu areba abasha no kumva, kuko ni ibintu bibiri. Dutuye mu isi y'umubiri, ariko Imana yatanze capacity yo kuba yizera, uburyo ugomba kuba ufite amatwi yo mu mwuka ndetse n'amaso yo mu mwuka. Ugomba kuba uri ikiremwa gishyitse mu buryo bwo mu mubiri, ariko ufite nanone izindi mbaraga zo mu mwuka. Ibyo ni ibintu bisaba umuntu uwo ari we wese, kuko kenshi na kenshi ibyo tureba, ibingibi turebesha amaso bifatika, byose bituruka mu buryo bwo mu mwuka. Nicyo kintu rero kizamura umwana w'umuntu kikamugeza ku mbaraga zitwa kwizera. Reka nse nk'ugucarenjinga gatoya. Mbese niki kikumenyesha ko Imana iriho? Niki gituma isi yose, nari mvuze ngo niki kikumenyesha ko Imana iriho? Ntiwigeze ubona n'amaso y'umubiri, memu nta nubwo wabasha guhagarara ngo uyisobanurire. Ariko muri rusange umubare mwinshi w'abatuye ku isi ni abantu bemera ko Imana iriho kandi bakizera ko Imana ariyo yabaremye. Rero nicyo gituma iryo jambo rivuga mu Baheburayo ngo ntibishoboka yuko umuntu utizera ashobora kunezeza Imana, kuko wegera Imana wese aba akwiye kwizera ko iriho kandi ikagororera abayiringira. Memu reka ngaruke, n'ijuru ubwaryo ntabwo turarireba ariko turaryizera. Abantu bamara imyaka y'ubuzima bwabo bwose bakora kugira ngo babashe kuba
bazajya mu gihugu cyo mu ijuru. Reka ngaruke rero impamvu twizera ibyo tubirebesha amaso yo kwizera, tubirebesha amaso y'umwuka. Kwizera gufite amaso kurareba, kwizera gufite amaso kurareba, kandi uko kwizera nako gufite n'amatwi, navuga amatwi yo mu mwuka. Cyane cyane tubishingira ku Mana mbere na mbere, ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero ngaruka ngo ingabo nyinshi zirahaguruka zoherejwe n'umwami w'i Siriya, zoherezwa n'umwami kugira ngo zigende zijye gufata Elisha. Zihageze nk'uko inkuru twa turimo kwisoma yabivugaga, umugaragu wa Elisha ngo azirebye izo ngabo zije uko zingana n'ubwinshi bwazo, ziri ku magare, amafarashi, intwaro zitandukanye, baje gufata Elisha. Ariko kimwe bibagiwe nuko bibagiwe ko Elisha baje gufata areba. Uko barebaga imigambi bacurira aho bari ari muri Israheli, niko yagombaga kubasobanukiwe no kureba neza ibyo barimo gukora. Imana ishimwe. Elisha babonye rero we nta kibazo yari afite, kubera ko yari afite amaso y'umwuka, kwizera. Yarebaga ibirenze ibyo barimo kureba, barebeshaga amaso bigaragara. Dukeneye kugira ngo tugire amaso yo mu mwuka areba ibirenze ibyo abandi bantu bareba, abareba ibigaragara, kuko abareba ibigaragara ibyo ngibyo nibyo babona nyine. Elisha arangije ngo umugaragu aravuga ngo databuja, haje ingabo nyinshi ziduteye. Aza kutsa umutima, aza ahangayitse. Reka mvuge ngo ubuhumyi ubwabwo bugaragaza ishusho y'umwijima. Umwijima nawo ugahagararira ubwoba. Uyu mugaragu wa Elisha, kubera ko yari impumyi mu buryo bwo mu mwuka, yarebeshaga amaso y'ibigaragara. Amaso yacu adutera ubwoba ibyo tureba, kuko ibyo tureba rimwe n'imwe twibwira ko bidashobora guhinduka. Iyo umuntu areba ubukene, abona azabamo iteka ryose. Iyo umuntu abona uburwayi, umwijima w'ubwoba umubwira ko azanapfa. Iyo umuntu areba urwango, umwijima w'ubwoba umubwira ko atazigera akundwa. Ariko nagira ngo mvuge ngo amaso y'umwuka ni yayandi areba agahinguranya, agatobora n'ibiri hakurya. Imana ishimwe cyane. Niko kwizera kugukura mu gika kimwe kukakugeza mu kindi. Mose afite kwizera, yarebye inyanja ayirebesha amaso y'umubiri, arangije arashiftinga yimuka mu maso y'umubiri, yibuka ko intambara arwana n'urugendo arimo urugendo rwo mu mwuka, atangira kurebera inyanja mu maso yo mu mwuka. Atangiye kuyirebesha amaso yo mu mwuka, kuko mu maso y'umubiri yari amaze kubura inzira. Yabonaga mu maso y'umubiri, yabonaga ari inyanja. Mu bitekerezo bye ntabwo yigeze atekereza ngo yibuke ko inyanja ibasha guhinduka inzira. Ariko akuye mu maso yo mu mubiri agiye mu maso yo mu mwuka, yagize kwiza, kuko amaso yo mu mwuka dukonegita n'Imana, aduhuza n'Imana, adushyira mu bushobozi bw'imbaraga z'Imana. Haleluya. Twibuka ko Imana yacu ubwayo ishobora byose. Afunguye amaso mu mwuka, umugaragu w'Imana Mose yatangiye kubona inyanja, ibonamo inzira. Yabonye hakurya y'inyanja, yabonye ubuzima bwambuka bwinjira mu gihugu cy'i Kanani, mu masezerano Imana yabahaye. Bituma ashira ubwoba, bumwemeza ko inyanja itabasha kuvaho. Arebera ibitangaza mu isi yo mu mwuka, aho abandi babonaga urupfu. Abandi b'Isirayeli bari bari kumwe bamubajije ikibazo, baramubwira ngo mbese niki cyadutumye udukura muri Egiputa? Muri Egiputa nta mva zabagayo. Iyo hari umwijima, amaso yacu areba mu buryo bw'umubiri, tureba ubwoba, tureba urupfu, tureba umwijima, nta gisubizo tubona. Nibyo byagendekeye ku mugaragu wa Elisha. Ngo yitegereje, ngo arebye izo ngabo, arahamuka, abona nta makiriro. Ariko ngo ageze kuri shebuja aho yari yicaye, reka ndebe ko Elisha yari yicaye ku buriri, ndebe ko Elisha yari poze, ndimo ndamukurura nkamwitegereza. Iyo ndimo gukora meditation, ndebe Elisha uburyo arimo kureba move z'ingabo za Syria zije kuza kumufata. Ndimo kureba Elisha strategy yamaze kwiga agiye gukoresha kugira ngo izo ngabo azice intege, azinanize. Haleluya. Ariko uyu nguyu warebeshaga amaso y'umubiri, yarebaga urupfu, ari we mugaragu we. Haleluya. Uyu mugaragu ngo araza kubabwira shebuja ati databuja, ingabo nyinshi ziratuzengurutse kandi zavuze ko ari we zishaka. Ngo nuko Elisha ntabwo yigeze amusubiza umugaragu. Ngo aravuga ngo Uwiteka Mana yanjye, ndakwinginze kora ku maso y'uyu mugaragu wanjye, kora ku maso y'uyu musore. Ngo nuko Uwiteka kora ku maso y'uwo musore. Ngo nuko umugaragu wa Elisha ngasubira inyuma, ngo abyongera kujya kureba. Ngo agisohoka aho kugira ngo arebe za ngabo z'Abasiriya nyinshi zaze kubatera, ngo amaso ye, kuko yari amaze gufunguka, yari agize amaso yo mu mwuka, yari agize amaso yo kwizera. Ngabona ingabo nyinshi ziri ku mafarashi y'imiriro, abasirikare bafite inkota zaka imiriro. Reka nkubwire mwene data, ntibishoboka mu isi y'umubiri kubona hari ifarashi
yaka umuriro, ifarashi y'umuriro. Ubundi tusubire mu maso mu bitekerezo bisanzwe, ifarashi tubare ko ubundi yagakwiye kuba yambaye inyama n'amaraso, ariko uyu mugabo amaso yamweretse ifarashi z'umuriro. Ibajine nawe ifarashi y'umuriro agereranyije n'amafarashi yabonye y'umubiri, yazanye abantu bafite intwaro z'umubiri, yazanye abantu bambaye inyama z'umubiri, abonye abasirikare bari ku mafarashi y'imiriro, abasirikare nabo basa n'imiriro, ngo nuko agira ikintu bita confidence. Iyo tumaze kugira amaso yo mu mwuka atwereka umugambi w'Imana, atwereka ibihe bizaza, dushira ubwoba, tugatangira kureba icyizere, tugatangira kumva dufite imbaraga. Nari mvuze ngo umugaragu wa Elisha agaruka n'indi nkuru, agaruka kuri shebuja, noneho agaruka afite confidence, agaruka afite ibyiringiro, agaruka afite ubutsinzi. Haleluya. Ngaraza abwira shebuja Elisha, wa wundi waje mu gikuba amubwiraga ingabo nyinshi zizengurutse umusozi ngo zije, amubwira ati databuja biracitse, twapfuye birarangiye. Agaruka kuko amaso yari amaze kubona, Uwiteka yaramukoze ku maso. Ngarangije ngabwira shebuja ngo databuja, mbonye izindi ngabo nyinshi z'amagare n'amafarashi yaka imiriro, bafite intwaro nyinshi zituzengurutse, ni nyinshi cyane kurusha ingabo zari zije kudutera. Yari afite ibyiringiro, yari afite imbaraga. Reka nkubwire ngo umuntu ufite amaso yo mu mwuka atsinda ataratangira n'intambara, kuko atangira kubona intsinzi mbere yuko atangira n'intambara n'urugamba. Ayo maso y'umwuka duhabwa n'Uwiteka, ibyiringiro dukura imbere y'Imana bidutera imbaraga, ku buryo duca mu mwijima w'iyisi. Hari umwijima w'iyisi tujya tunyuramo bene data, duca mu mwijima w'uburwayi, duca mu mwijima w'amadeni, duca mu mwijima w'ibintu bitandukanye. Simbizi, birashoboka ko nawe uri mu mwijima w'ubuzima, ariko ndagira ngo nkwemvite kuza kwakira ijambo ry'Imana kugira ngo ukonekte n'umuremyi wawe. Arabasha kuguha amaso yo mu mwuka. Aya ngaya Elisha yasengeye umugaragu we kugira ngo ayagire. Haleluya. Nawe uraza kongera kugira ibyiringiro. Wenda isi yawe imaze kugotwa n'umwijima, ibitekerezo byawe birabona gutsindwa, umutima wawe umaze kwiheba, indwara urwaye ntizakwica, uritegereza ukabona utazongera gushora ngo wunguke, uritegereza ukabona ahari wararemeye imiruho n'imibabaro. Iyo benshi bamaze kugira amaso umubiri akabereka ibyo byose biteye ubwoba, bamwe bajya bahitamo kwiyahura, bamwe bajya bahitamo gusa nkaho ahazaza habo bahabonye nkaho nta shusho ihari, batera ibyiringiro. Ariko abafite amaso mu mwuka, abakorana n'umuremyi wabo, abasha kurebera muri dimension y'imbaraga zo kwizera, abo ngabo babasha kugira imbaraga. Imana ishimwe. Haleluya. Za mbaraga Gideon yagize, asigaranye ingabo 300, nyamara ahagurukanye n'abandi 30,000. Gideon ahagurukanye n'abandi 33,000, ariko Imana igiye ibagabanya kubera ko yabonaga badafite kwizera, asigarana n'abantu 300. Gideon watangiye intambara areba intsinzi, kuko Imana ntabwo ishakira intsinzi ku rugamba, ahubwo Imana ibona intsinzi itaratangira n'intambara. Uko niko abayizera dukwiriye kuba twiringira. Itangira ry'umuntu rishobora kuba rito, ariko amaherezo akamagari, uko biri ivuga ikatwemeza. Iravuga ngo Uwiteka niwe ukura biciye mu iva akabicaza n'ibikomangoma, Uwiteka niwe ushyira ikuzimu kandi agakurayo, Uwiteka niwe wica kandi agakiza. Uwiteka yabwiye Gideon aramubwira ngo dore genda uko imbaraga ze zingana, uzanesha Abamidiyani nkunesha umuntu umwe. Iyo ntambara Gideon yari agiye kurwana yari imaze imyaka 7 yarananiye Abisiraheli. Abamidiyani bari baragize ububasha ku Isiraheli, ariko umunsi Gideon yagiraga amaso mu mwuka akamenya umugambi Imana ifite kuri we, nubwo yarasigaranye ingabo 300, 3,000 maze kugenda byose, Gideon yasigaranye imbaraga zo kwizera. Ubwo Imana amubwira ngo fata ibibindi ujye kurwanya Midiyani, bageze mu gihe cya finale y'intambara, Gideon yari afite ubwoba. Ibibindi ni muri yabibonyemo imbaraga zibasha gutsinda. Iyo dufite amaso yo mwuka, ntibidusaba kugira ngo twitegereze ko twakoresha amashuri menshi, twakoresha experience dufite mu buryo bw'ubuzima bwa buri munsi, ahubwo tureba ko hari umugambi Imana ushoreye ubuzima bwacu. Umugaragu wa Elisha niwe ngarutseho ngo nuko amaze kuvuga ayo magambo, abwira shebuja ngo databuja, mbonye intsinzi. Shebuja we yarasohotse n'ubundi yari azi ikigomba gukurikira. Umuntu ufite amaso mu mwuka ntagira ubwoba, nubwo izo ngabo zari nyinshi. Elisha yareberaga mu kwizera, akibuka ko hari isezerano rivuga, ndavuze ngo Elisha we ntabwo yitaye n'ibyo umugaragu wamubwiye ngo ingabo zitugose ni nyinshi. Yarasohotse afesinga za ngabo nyinshi. Reka nkubwire ngo umuntu ufite amaso mu mwuka ntabwo ahunga ikibazo, ahubwo aragisanga, kuko aba yiteguye intsinzi. Imana ishimwe. Ngo nuko Elisha asohotse nta kindi yakoze, yarazi ibanga aho ribitse, ngo yabwiye Uwiteka ngo Uwiteka ndakwinginze huma amaso y'izi ngabo. Imana icyo yakoze, yafashe za ngabo nyinshi z'Abasiriya zari zizengurutse aho ngaho, ngo irangije Uwiteka ahuma amaso
y'ingabo z'Abasiriya, agihuma amaso y'ingabo z'Abasiriya batangiye kurindagira. Reka nkubwire ngo impamvu ufite ubwoba nuko utazi aho ugana. Ndavuga ngo Elisha arasohoka, niko nakubwiraga ngo Elisha arasohoka ajya gufesinga ikibazo cyasaga nkaho cyakamuteye ubwoba, ariko yari yamaze kwizera ibanga rikomeye, yari azi ko arivugane n'Imana. Ndagira nkubwire ngo ijambo ryarambwiye ngo nimusabe muzahabwa, nimukomange muzakingurirwa, nimushake muzabona. Elisha yari yarumvishije ijambo amenya icyo risobanura, aravuga ngo ubwo nsaba umuremyi wanjye ari bwumve. Mwene data ukwiriye gusenga. Gusenga gufite imbaraga zimena ibihome bya Satani, gusenga kudukonekta n'Imana. Mu bihe urimo waba urimo ucamo byose bitoroshye, ukeneye kugira ngo usenge, kuko iyo dusenze mbere na mbere duhabwa amaso mu mwuka. First of all, mwibutse ngo igihe Elisha yasengeraga umugaragu we ngo agire amaso mu mwuka, umugaragu yabashije kubona uburinzi bw'Imana. Elisha yongera gusenga bwa kabiri ngo Mana huma amaso ingabo z'Abasiriya, asohoka azisanga yizeye ko isengesho ryumvise. Yarashingiye ku ijambo rivuga ngo nimusaba mujye mwizera ko muhawe. Reka nkubwire no kwizera ko hawe nazo ni imbaraga zigukonekta n'ijuru. Erega Imana ntabwo itugira abanyamahanga, ahubwo itwita abana bayo. Nta wasaba data ngo amwime. Nawe warakumva mwene data, ukeneye gusenga Imana warangiza ukizera ko Imana amaze kugusubiza. Elisha asenze avuze ngo Mana humi amaso y'izi ngabo, amenye ko Imana amushubije, atera intambwe zo kwizera, avuga ngo buri Imana yanyumvise. Ngo asatira za ngabo, azisanga zamaze kurindagira, asanga zabuze control. Iyo umuntu atabona intwaro y'abafite zose nta gaciro ziba zifite. Iyo umuntu atabona amashuri y'abarize yose nta gaciro aba afite. Iyo umuntu atabona nta kintu kimwe kimutera imbaraga. Niyo mpamvu abantu bavuga ngo I have a dream, mfite inzozi, cyangwa se hari vision, mfite harahongana, hari icyerekezo. Kuko umuntu itazi yajya yisanga yatamenye nyine. Izi ngabo rero zari zimaze guhuma, ntabwo zari gifite icyo bita direction cyangwa icyerekezo, zari zigiye kuyoborwa n'ureba rero. Haleluya. Ngo Imana ihuma amaso y'izo ngabo immediately. Elisha azigezeho arangira azibwira ngo mwashakaga ngo nimuze mbereke uwo mwashakaga ndetse mbajyane n'ahari. Nyirubwite bashakaga niwe wari uri imbere yawe, ariko amaso yawe yarahumye. Kuvuga ngo intwaro zabo ni narivuze ngo Elisha amaze kwahuma amaso abasatira adafite ubwoba, kuko yaravuganye n'Imana yizera ko byarangiye. Iyo system Elisha yakoresheje ni system nk'imwe Dawidi yakoresheje igihe yabwira guhiteka ngo nahuma amaso y'ingabo za Sawuli, ndetse na Sawuli nabo bari bari kumwe. Maze Dawidi yasatira Sawuli n'ingabo ze. Mu gihe cyose urwana n'ibintu bihambaye, jya umenye neza ko ibyo bintu bitaje gusa mu buryo bwo mu mubiri, ahubwo biba bifite n'imbaraga ziri driving force zo mu mwuka, imbaraga z'igitutu zikomeye cyo mu mwuka. Satani azira mu buryo bwo mu mwuka, ariko agasoreza gukorera mu buryo bwo mu mubiri. Elisha yarazi iyo ntambara arimo kurwana yariyo, ngashorera za ngabo z'Abasiriya arazijyana, azishyira umwami w'Abayisiraheli. Iyo nkuru wenda nayikomeje uburyo bagezeyo, agezeyo ngo arabwira ngo mwami, noneho aravuga ngo Uwiteka noneho humura amaso y'izi ngabo. Bikanga bamaze gufatwa amateka, bikanga bamaze kugera direct ahantu haho aho umwami atuye, ndetse n'ingabo nyinshi zibazengurutse. Reka nkubwire mwene data, amaso yo mu mwuka asobanuye ikintu kinini. Ukeneye kugira ngo ugire amaso mu mwuka. Iyo utareba aho ugana, ikintu cya mbere kiza mu buzima bwawe n'ubwoba. Umunsi umwe Aburahamu yashidikanyije ku isezerano Imana yamuhaye. Imana yari yamubwiye ngo uzaba sekuruza w'amahanga. Ageze mu nzira ahura n'umwijima w'isi. Rimwe na rimwe mu buzima tujye duhura n'umwijima w'isi, atangira kubona isi irimo kumubwira ko imyaka yari myinshi, amajwi y'ikuzimu n'abademona amwereka ko bidashoboka ko yabyara. Hari facts zigaragara. Umugore we yarenze igihe cyo kuba cyo kujya mu mihango, igihe yari arimo cyari igihe kitatanga icyizere ko azabyara. Aburahamu nawe ashaje, nuko atangira kugira ubwoba ngo nuko Imana isanga Aburahamu, iramubwira ngo nyizera Aburahamu, iramubwira ngo ngwino usohoke nkwereke. Iyi Imana igiye kugukora igitangaza, banza kuguhirekwa. Iramubwira ngo ngwino, bajyana na Aburahamu hanze. Iramubwira ngo rirara murebe hejuru. Iramubwira ngo ubonye iki? Aburahamu arabwira ngo mbonye inyenyeri. Iramubwira ngo ngaho barazira nyenyeri. Ngo Aburahamu azibaza arabwira ngo mwami ntabwo byashoboka, ni nyinshi. Aramubwira ngo uko ni ku rubyaro rwawe ruzangana. Imana yarimo gushyira imbaraga muri Aburahamu. Iyi Imana igiye gushyira imbaraga mu buzima bwawe, ibanza kuguha icyo
bita vision. Ahantu utareba ntushobora kujyayo, ahantu ureba ugira imbaraga ziganayo. Nimba usetting ubukire mu buzima bwawe, nimba usetting amahoro mu buzima bwawe, nimba ibyo usetinze washyize mu buzima bwawe nibyo ukwiriye kuba ureba ndetse ukabyitegereza cyane rwose n'amaso yawe. Aburahamu ngo Imana irongera ibona ntabyize neza, bivuga ngo nkeneye kongera gufungura amaso ye, ngo bamanukana hafi ku musenyi ku kibaya cy'inyanja. Ngo irangije amubwira ngo Aburahamu uruzi iki? Aburahamu aragira ngo ndimo ndareba umusenyi wo ku nyanja. Aramubwira ngo ni ku rubyaro rwe ruzangana. Imana arimo gukomeza Aburahamu imugira strong. Yavuze ngo Aburahamu akimara kureba inyenyeri, akimara kureba umusenyi wo ku nyanja, ngo abaza inyenyeri ntiyazirangiza, abaza umusenyi nawe ariko arareba. Imana amubwira ngo banza urebe. Imana arimo kugira ngo amaso ya Aburahamu atobore, arenge dimension y'umwijima, yinjira ahantu abona umucyo, arebe umugambi w'Imana. Ukeneye gutobora ukareba umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ngo nuko Aburahamu agaruka agira imbaraga zo kwizera Imana. Ijambo ry'Imana yambwira ngo ageze imbere gatoya yongera kugira gushidikanya. Imana yambwira ngo Aburahamu soka uve mu nzira uze nkwereke, raranganya amaso yawe urebe igihugu cyose cy'ikanani. Iramubwira ngo banza urebe. Imana ibanza kukwereka mwene data, ngo raranganya. Aburahamu arareba amajyepfo, areba amajyaruguru, areba iburengerazuba. Reka mbarahari yakoze traveling icyo gihugu aracyitegereza, abanza kukireba. Imana iramubwira ngo wakibonye igihugu cy'ikanani? Aburahamu ati nakibonye mwami. Imana iramubwira ngo iki ngiki ni cyo gakondo yawe ndetse n'urubyaro rwawe. Mwene data, hari yeriko Imana yaguhaye, hari ibyo wizeraga kera. Ndagira ngo ugarure mu ijambo ry'Imana kugira ngo Uwiteka ibyo yavuganye nawe, ibyo akwereka mu ijambo rye bibashe kukugeza aho ugana. Ntabwo haracyari igihe ku buzima bwawe, umugambi Imana uracyakomeje. Ndagira ngo utangarize ngo ukeneye kugira ngo ugire ayo maso mu mwuka, kuza kwizera kwawe. Soma ijambo ry'Imana, gira imbaraga zo gusenga, connecta n'Imana. Icyo gikombe kimeze nk'umwijima kimukemo, tangira kwitegereza umugambi mugari Imana ifite ku buzima bwawe, kugira ngo igihe gikwiriye uzabashe kugirirwa neza n'Imana. Ukeneye amaso mu mwuka kugira ngo ushire ubwoba. Nimba umaze kugira ubwoba bw'umwijima w'isi, nuko watakaje ibyiringiro, nuko watakaje amaso mu mwuka. Ongera wibuke, ongera uconnecte n'Imana. Ibuka bya bihe wagendanaga nayo, cyangwa se birashoboka ko utigeze ugira n'amahirwe yo kugena n'Imana, ariko ndakurarikira kuza gusanga Yesu. Watura agakiza, watura Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, aguhe kuba, akwimvitire kuba mu muryango w'abana b'Imana. Abana b'Imana bagira amaso mu mwuka. Abana b'Imana ntibarebesha amaso y'umubiri gusa, ahubwo no mu gihe kimeze nk'igicuza umwijima bo babona ibyiringiro. Hahandi bigaragara ko inzira zidahari, bo babona inzira bazibonera muri Yesu. Muri Yesu harimo inzira nyinshi. Imana iguha umugisha kubwira ijambo, ongera ugira ibyiringiro, ongera ugira izindi mbaraga. Nyuma y'ubwo bugumba hari urubyaro, nyuma y'ubwo bukene hari ubutunzi, nyuma y'ubwo mushomeri hari akazi. Aho niho amaso yawe ukeneye kuyafixinga. Haleluya! Nyuma ukeneye kugira ngo wemvite Yesu azabane nawe, ature muri wowe. Uwo nguwo niwe duha karibu mu mitima yacu, mu bugingo bwacu, akabasha kuduha ayo maso mu mwuka, kandi akabasha kuduha n'ibyiringiro by'ahazaza. Abera bafite ibyiringiro ko umunsi umwami wacu azahagarara ku bicu, amaso yacu niyo azamureba. Yobu yavuze ijambo rikomeye. Yobu aravuga ngo nzi ko umuco amaze kugeragezwa, aravuga ngo nagiye imbere sinayibona, ngaruka inyuma sinayibona, ngiye ibumoso sinayibona, ngiye n'ukuboko kw'iburyo ahari gukenuka kose sinayibona. Ariko ngo asubira mu mitekerereze ye, avuga ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ari muzima. Aho n'amaso y'umwuka arimo kureba, ngo kandi nzi ko umunsi umwe azahagarara mu isi, avuga ngo amaso yanjye niyo azamureba, ntabwo ari ay'undi. Mwene data, tujya tureba ibizabaho tukabyitegerereza mu buryo bw'isi yo kwizera, twarangiza tukabyemeza imitima yacu, imibiri yacu ikagira imbaraga zo kugira ngo tuzasohore twinjira muri uwo mugambi w'Imana agambiriye ku buzima bwacu. Ndagusengera rero uyu mwanya kugira ngo Imana igukore ku maso, wongere ugira amaso yo kwizera, wongere wizere umugambi Imana ifite ku buzima bwawe. Reka ngusengere. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushimiye kubwira ijambo. Reka ricengere mu mutima w'urushye, kugira ngo wari ucitse intege abashe kugira izindi mbaraga. Kandi iri jambo ryawe reka ribashe gukangura ubwoko bwawe businjiriye mu mwijima w'isi, umeze nk'abakobwa batanu bapfapfa, ahubwo bamere nk'abakobwa batanu b'abanyabwenge. Bamwe barebaga bagitegereza ko umukwe azaza, bakabika amavuta mu matabaza yabo. Ndagushimiye ko byumvise, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye. Amen.